Twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje kudukurikirana ku Yaba Official. Ngiye tugiye kubana Iradukunda Anita. Ise ujya nabibaza impamvu usenga cyane, gasenga igihe kinini ariko ntusubirizwe? Hano twakuzaniye ibintu bitatu by'ingenzi bigaragaza impamvu hari amasengesho Imana idasubiza. Data wo mu ijuru Uwiteka ashimishwa no kumva amasengesho tumubwira tubikuye ku mutima. Icyakora hari ibintu bishobora gutuma adasubiza amasengesho yacu. Ibyo bintu ni ibihe kandi se ni ikihe tugomba kuzirikana mu gihe turi gusenga? Dore bimwe mu byo Bibiliya bivugaho. Mu gihe usenga ntukavuga ibintu bimwe ugenda ubisubiramo. Matayo 6:7. Uwiteka ntashaka ko tuvuga amasengesho twafashe mu mutwe cyangwa ngo tuyasome aho yanditse. Ahubwo yifuza ko tumubwira ibituvuye ku mutima. Tekereza nawe inshuti yawe igiye ikubwira ibintu bimwe buri munsi. Inshuti nyakuri ntacyo zihishanya. Inshuti nyanshuti ntacyo zihishanya. Iyo dusenga tuvuga ibituvuye ku mutima, bigaragaza ko Data wo mu ijuru ari inshuti yacu. Bino bigaragaza ko tugomba kubwira Imana ibituvuye mu mutima, apana ibyo twafashe mu mutwe. Ikindi kiravuga ngo murasaba nyamara ntimuhabwa, kuko musaba mufite intego mbi. Yakobo 4:3. Burumvikana ko Imana itasubiza amasengesho yacu mu gihe dusenga dusaba ibintu bidakwiriye. Urugero, Bibiliya itubuza kugira umururumba cyangwa kwemera inama z'amahirwe. Yesaya 65:11 ndetse na Luka 12:15. None se umuntu ukina urusimbi, isengesho nk'iryo Imana itekereza ko yaryumva? Aramutse asenga asaba gutsindira amafaranga, ubwo Imana yasubiza iryo sengesho? Niba koko dushaka ko Imana isubiza amasengesho yacu, tugomba gusenga duje nuko Bibiliya bivuga. Ikindi kintu cya gatatu tugomba kwibandaho igihe turi gusenga byadufasha mu gusubizwa kw'amasengesho yacu. Uwiziba amatwi ngo atumve amategeko n'isengesho rye riba ari ikintu kizira imbere y'Imana ndetse kizira urunuka. Imigani 28:9. Mu bihe bya Bibiliya, Imana ntiyasubiza amasengesho y'abantu batumvira amategeko yayo. Yesaya 1:15 ndetse na 16. Imana ntiyahindutse. Malaki 3:6. Niba dushaka ko Imana isubiza amasengesho yacu, tugomba kumvira amategeko yayo. None se byagenda bite niba hari amakosa twigeze gukora? Ise bishatse kuvuga ko Uwiteka atazigera atwumva? Oya rwose. Twicuza ibyaha twakoze kandi tugakora uko dushoboye ngo dushimishe Imana, bizatubabarira. Byakozwe n'Intumwa 3:19. Ibi bigaragaza ko tugomba kumvira amategeko y'Imana kugira ngo nayo isubize ibyo tuyisaba. Uwegera Imana agomba kwemera ko iriho kandi ko igororera abayishakana umwete. Abaheburayo 11:6. Ntidusenga kugira ngo twumve tumerewe neza gusa mu gihe duhangayikishijwe n'ibibazo, ahubwo tunasenga kugira ngo tugaragaze ko twizera Imana kandi ko tunayikunda. Mwigisha Yakobo yaravuze ati, nitudakomeza gusaba dufite ukwizera, ntitukibwire ko hari ikintu icyo ari cyo cyose tuzahabwa n'Uwiteka. Yakobo 1:6-7. Niba twifuza kugira ukwizera gukomeye, tugomba kwiga Bibiliya dushyizeho umwete kugira ngo tumenye Imana neza. Tubigenza gutyo tuzamenya ibyo Imana ishaka, kandi nidusenga tuzaba twizeye yuko yumva amasengesho yacu. Evangelist Ingabire Sophia yaravuze ati, kwizera k'umukristo niko kunesha kwe. Ndetse Evangelist Ndayisenga Esylon yaravuze ati, Imana niyo yonyine imenya iby'agahinda ko mu mutima. Ikindi tubwirwa kuba maso igihe dutegereje ko Yesu azagaruka. Wongere nawe utekereze uburyo usengamo n'Imana yawe, hanyuma ugerageze ukurikize ibyo tuzi haruguru bishobora kugaragaza cyangwa bishobora gutuma isengesho yawe adasubizwa. Wongere ugerageze. Turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Bari kumwe na Iradukunda Anita. Iyi ni Yaba Official. Komeza ubane natwe, turabakunda.